Bazaza Yesu TV, isoko y'ubutumwa bwiza bukiza kandi bubohora. Yesu ashimwe cyane bakunzi bazaza Yesu TV, amahoro y'Imana bane namwe aho muherereye hose, abari mu Rwanda, abari ku migabane itandukanye, nongeye kubasuhuza ni inshuti yanyu umukunzi wanyu bakunda cyane Odette. Ndabayambiriye inshuti zanjye mwese yambi babandi mwani munkumbuye, babandi munyandikira commentaire, babandi mumbwira ngo murankumbuye, nukuri ndahari kandi nukuri nguwe neza mu mwami Yesu Kristo. Ndashimira Imana yongeye kumpa umwanya wo kugira ngo tuganire. Ndashimira Imana yongeye kunyemerera ko uyu munsi mbasha kugaruka kuri kamera za Zaza Yesu TV, twagiranye ibihe byiza bitandukanye. Nongere gushimira abantu bose mwakoze subscribe, abantu mwose mukora share na comment ndetse na like. Ndababwira ngo Imana irushaho kubagurira imbago kandi nukuri mwamufashije umurimo w'Imana gukomera no gutera imbere. Muba mudufashije gutambutsa ubutumwa bwiza kandi mujye mukomereza aho rwose mukoreshe ya, kandi rwose nzi neza ko Imana izabaho umugisha. Turi mu bihe bikomeye, turi mu bihe ijambo ry'Imana ryabaye ingume, turi mu bihe abantu bikunze ndetse badakunze n'ababo, turi mu gihe abantu batakibasha gufata umwanya wo kuganira ku ijambo ry'Imana. Nukuri ndagira ngo ukangurire wowe muntu uvuga kuri Azaza Yesu TV, ubasha kuza ugatambutsa ijambo ry'Imana, ntucike intege. Ijambo ry'Imana ahangaha nicyo twarishyiriyeho. Nawe ufite ubuhamya bwawe bwite, ariko umuntu ufite ijambo ry'Imana rwose ahangaha ni karibu, amarembo arafunguye. Kuri Azaza Yesu TV twakira ubuhamya bw'umuntu ku giti cye, ntabwo twakira ubuhamya bw'abandi. Twamaze kubona neza yuko hari abantu baza kuvuga, bakavuga ibitari ibyabo, bakavuga ibyo bumvanye abandi, ariko commentaire zirabisobanura neza. Iyo umuntu agiye muri commentaire yaratambukije ubuhamya butari ubwe, duhita tubibona. Rero ngwino uvugue ijambo ry'Imana rikiza, ryomora imitima, ijambo ry'Imana ribohora. Niyo magambo aba kuri Azaza Yesu TV. Kuri Azaza Yesu TV ikintu uzahasanga umutima w'impuhwe, umutima utega amatwi umuntu. Nababwiye ko tugira counseling, tukagira ibintu byo gufashanya. Urushye, uremerewe, wiheranwa n'ibibazo, ngwino tugane, turakwakira. Kandi tuzi neza yuko ntawe ugera kuri Azaza Yesu TV ngo asubire yuko yaje. Iyo uduhamagaye ufite uburwayi turagusengera, iyo uduhamagaye ufite agahinda gakabije tukugira inama, tukakuganiriza. Iyo uduhamagaye ukuri kose ntabwo twabura icyo tukubwira. Rero twandikire, unadutera inkunga nk'uko murabibabwira. Ndifuza inkunga yawe. Wampa inkunga y'amafaranga, ndayikeneye cyane. Urazi neza ko nabasobanuriye ko nta kamera ngira, mba nayikodesheje, ariko mfite kamera yanjye umurimo w'Imana wakwaguka, ubwami bw'Imana bukagera kure. Ikindi kandi muzi neza yuko hari igihe twababwiye ko rimwe mu kwezi, mu matariki ya mbere y'ukwezi, tubasha gusura abakene, tukabagaburira, tukamenya aho batuye, tugateranya rwose. Buri kwezi ku itariki 29 tuzasura. Wowe wifuza kudutera inkunga, umuceri wawe, kawunga yawe, isabune, amavuta, icyo ufite kizane dukorane umurimo w'Imana, ugire ikintu Imana izakwibukiraho. Rero nzajya mpora mbibabwira, ku itariki 29 tuzasura. Ntabwo ari ukuvuga ngo ni ugusura abakene gusa, n'abakire ntabwo turobanura. Cyangombwa nuko tumenya iwawe mu rugo, tukajya tuhazamura isengesho. Aho abatambyi bageze, nukuri tuhatambira igitambo, Imana ikuruka ikagira ikintu ikora. Rero ndakubwiye ngo dutere inkunga, dushyigikire. Turi gushaka imirimo Imana izatwibukiraho. Mpora mbabwira ngo mbese ni igiki Imana cyangwa abantu bazakwibukiraho. Ishakira imirimo Imana izakwibukiraho. Ushake icyo abantu bazakwibukiraho kiri ku isi, kuko ibyo dukora turi ku isi Imana irandika. Nta murimo n'umwe w'imfabusa utazaba urwibutso imbere y'Imana. Umukene wagaburiye, umuntu wasengeye, umuntu wategeye, uwo wafashije muri gare, umuntu wese wagize icyo ukorera, uwo murimo wose wakoze Imana izawukwibukiraho. Rero
ku itariki 29, ntuzasigare, ntuzabure. Nomero iri muri screen yanjye, iyo nimero muri screen ya Zaza Yesu TV, iyo nimero wayicishaho ubufasha bwawe, iyo nimero wayicishaho ubutumwa, ufite icyo ushaka kutubaza, ufite mbese igitekerezo cyangwa inyunganizi, wabicisha muri iyo nimero iri aho ngaho. Ihora irimo, ni ukuvuga ngo ufite icyifuzo ushaka ko dugufasha gusengera, wabasha kukitubwira tukagisengera. Rero turi abanyamitwaro, nk'uko nahoze mbibabwira, dusengera abantu bafite ibibazo, dusengera abantu barushye, dusengera abantu mbese baheranywe n'agahinda, ba bantu barwaye, ba bantu babona ko batawe, ba bantu mbese babona ko byanze. Abo bantu turabafasha, tukabasengera, tukabaganiriza, tukabahumuriza kugira ngo bongere babone yuko batabataye. Abantu batawe, abo ngabo twifuza kubana nabo cyane. Hari ibyo dushyira kuri kamera, hari n'ibindi tudashyira kuri kamera. Ntabwo ari byiza ko ikintu icyo ari cyo cyose tukizana kuri kamera. Bibiliya iravuga ngo ikiganza cy'iburyo n'igifumbatura, icy'ibumoso ntikizabimenye. Rero ni byiza yuko umurimo wose ukoze utegereza Imana rizawuguhembera. Abantu benshi cyane bakunda kugaragara kugira ngo berekane ibyo bakoze, ariko ntabwo ariko bimeze. Kamera ntabwo ari izaduhemba, tuzahembwa n'Uwiteka Imana Nyiringabo. Kandi ni ukuri, ububira mu mubiri azasarura kubora, ububira mu mwuka azasarura ubugingo buhoraho, niko ijambo ry'Imana rivuga. Rero tubibe imbuto zacu. Hari ijambo nkunda gukoresha riri mu Mubwiriza ibice byayo 11, rivuga ngo nyanyagiza imbuto yawe ku mazi, ngo igabanye 7 ndetse n'8, ngo kuko uzayibona hashize iminsi myinshi. Ni ukuri ibyo dukora uyu munsi, ushobora kubiba imbuto yawe uri kurira, ushobora kugaburira umushonji ubona mu nzu yawe muri stoke se nta kintu na kimwe gisigayemo, ariko Uwiteka we akareba umutima w'impuhwe, akareba uko byo witanze n'uburyo wabikoze, agahita kuvunjira. Nta kintu rero umuntu w'Imana akora ngo kirangirire aho ngaho. Njye niheraho, ntabwo njya ntanga ngo nindangiza sinakire. Kandi murazi neza ko gutanga bihesha umugisha. Niyo mpamvu rero ngusabye inkunga y'amasengesho kuri Zaza Yesu TV, inkunga y'amafaranga, byose birakenewe. Ntera inkunga unshyigikire, twamamaza ubwami bw'Imana. Nzi neza ko nitutagusara tuzasarura. Uyu murimo turi gukora niwo uzaduhesha ingororano. Nta mukiranutsi w'Imana wigeze arekwa. Niko nasomye ijambo ry'Imana rivuga ko nta n'urubyaro rwe ruzasabiriza cyangwa ngo rwicwe n'inzara. Nshuti mukunzi wanjye rero, nakubwiraga ngo gubwa neza, ukomeze udukurikire, kandi ni ukuri nzi neza yuko njye nabo tuzabona umugisha. Mfasha twamamaza ubwami bw'Imana, mfasha dukora umurimo w'Imana. Mu gihe benshi babonye yuko ibingibi dukora nta mumaro, ariko nagira ngo nkubwire ngo nta cyiza nko kubana n'Imana, nta cyiza nko kuyikorera. Gukorera Imana bizana umugisha, gukorera Imana bituma turama, gukorera Imana bituma n'abana bacu bagira agaciro, yaba imbere y'imiryango, yaba n'imbere y'Imana. Iyo twakoreye Imana, ni ukuri umugisha w'Uwiteka Imana itanga utuzaho. Nyemerera rero uyu murimo wahamagariwe, uwukora uwukunze, niwe uzakugororera. Ni ukuri nakwibutsaga gusenga, kuko amasengesho dusenga niyo yonyine abasha kuzakubera igitambo gikomeye. Ku munsi wahuye n'amakuba n'ibyago, Imana izibuka amasengesho yawe. Hari igihe dusenga tukabona yuko amasengesho twasenze nta gisubizo twabonye, kandi iteka ryose iyo uri gusenga ari amasengesho Imana irayazigama, ari amasengesho Imana irayabika. Ni ukuri, igihe wahuye n'ikibazo Imana yibuka ari amasengesho. Igihe warwaye se wagize intege nkeya utabasha gusenga, amasengesho uba warasenze Imana irayazigama, ikayakwibukiraho, ikazabasha kuguhembura, akaguhagurutsa, akakugeza kure. Nshuti mukunzi rero, ndakubwiye ngo senga ntacyo uzabura, kandi mu gusenga kwawe bizahindura isi, bizahindura urubyaro rwawe, bizahindura umuryango wawe. Mu gusenga kwawe bizatuma benshi bahindukira bakizwe, benshi bazahindukira bagira imbuto nziza. Mu gusenga kwawe hari abazareba imbuto zawe nibo bifuze kwisanisha nawe. Nkunda kubwira abantu ngo niba usenga byibuze gerageza ubasha kugira umunyago ukura
kwa Satani uwumurikire Uwiteka. Mbese hari abantu waba warakuye mu byaha, hari abantu waba warabwirije ubutumwa bwiza, ese hari imirimo myiza waba warakoze, ese mu baturanyi bawe, mu muryango wawe, ese mu nshuti zawe, hari ikintu waba warakoze kigatuma hari abandi bahinduka bagashaka gusa nawe? Gerageza rero ushake ikintu Imana izahora ikwiratira, izavuga iti umwana wanjye yabwirije ubutumwa bwiza, abasambanyi babivamo barakizwa, abasinzi barahindukira, yabwirije ubutumwa bwiza, indushyi ziraruhuka, babuze ahantu babasha guturira imitwaro, babona aho babohokera. Rero icyo ni cyo nkwifuriza nshuti ya Zaza Yesu TV, ndakwifuriza yuko hari ikintu Imana izakwibukiraho. Ndeka nkubwire, ni ukuri nubona ku gasozi kose bavuga ngo uriya muntu n'igica, byanga bikunde, uriya muntu yabyumvanye abantu 5 cyangwa se 10 akisuzuma, arahindukira agahinduka umuntu w'Imana. Babandi yari kumwe nabo, hari ukuntu abantu baba mu kigare nabo iyo babonye umwe yabavuyemo agakizwa cyangwa se akatera intambwe akava ku rwego rumwe akajya ku rundi, nibo baramukurikira. Rero Imana iguhe umugisha, we muntu nkunda, wo kunda ibiganiro byanjye, wo kunda kumbona kuri kamera, nta kindi kinzanaho, nzanwa n'ijambo ry'Imana, nzanwa n'amagambo yo kuguhumuriza, nzanwa n'amagambo yo kukubwira ngo komera. Ntabwo ahangaha dukura abantu imitima cyangwa ngo tubatere ubwoba. Iyo turi kuri kamera, amagambo tuzanaho ni amagambo ahumuriza imitima y'abihebye. Hari muri ibyo yavuze ngo bwira byose Yesu ni inshuti yawe. Imana ishimwe cyane. Yesu numubwira ibikugoye n'ibikuruhije, Yesu arakumva, ntago yakumvira ubusa. Oya, Yesu ntago akora ikosa ryo kumvira umuntu ubusa. Mu bikuruhije no mu bikugoye, bibwire Yesu. Bibwire Yesu azagusubiza, bibwire Yesu azagutabara. Ntago nigeze mbona umuntu watakiye Yesu ngo amusezerere amaramasa. Hari igihe tujya tugeramo tukiheba, tukabona inshuti zatuvuyeho, imiryango yadutaye, tukabona dusigaye twenyine, tukigunga. Ariko ubuzima bwose tubamo cyangwa se ibyo twakora ibyo aribyo byose, iyo uri kumwe na Yesu tuba dufite ibyiringiro. Kandi ibyiringiro byacu na Yesu ntago ari ibyiringiro bidukoze isoni. Tuba tuzi neza yuko nubwo umunsi byanze ejo bizemera. Ubuzima tubamo, uyu munsi urazamuka, ejo ukamanuka, ejo ukongera ukamanuka, ejo ukazamuka, gutyo gutyo. Nubona wazamutse hari aho ugeze, witegure ko ejo cyangwa ejo bundi uzamanuka. Nubona wamanutse hari ahandi hantu ugeze, ubona unaniwe, ubona byanze, umenye ngo Yesu agiye kuzana ukuboko aguhagurutse. Umwami agiye kuguhagurutsa gukure ku gisasiro cy'uburwayi, umwami agiye kuguhagurutsa gukure mu bigeragezo urimo, umwami agiye kuguhagurutsa akuhindurira amateka, aguhanagura amarira. Nakubwira ngo wowe urira, humura, wirira kuko Yesu aje kuguhanagura amarira. Wabona ko ubuzima bwanze, humura, umwami Yesu agutegeye amaboko, aje kukurengera. Reka tuganire ku magambo y'Imana. Ibyo twavuga ni byinshi, ariko nzi neza ko ijambo ry'Imana niwo mutsima udutera imbaraga. Ijambo ry'Imana nicyo kintu cyonyine kibasha gutuma tubasha guhagarara tushize amanga. Kuvugira Yesu nta soni bidutera. Kuvugira Yesu tuvuga dushize ubwoba, tuvuga dushize amanga. Mu kuvugira Yesu nta kiduhungabanya, nta kintu icyo ari cyo cyose cyatuma ducika intege. Ahubwo iyo turi kuvugira Yesu biduha imbaraga zo gukomeza, tukibuka aho yadukuye, tukareba n'aho tugejeje, tukavuga ngo mwami Yesu warakoze. Reka tuganire amagambo y'Imana rero tugiye gusanga mu gitabo cy'Imigani, bice byaho 26, umurongo waho wa 20, n'Imigani 27, umurongo waho wa 17. Dusoma mu izina rya Yesu. 20 muri 26 turavuze ngo iyo inkwi zibuze umuriro urashira, aho inzimuzi zitari intonganya zirashira. 17 haravuga ngo uko icyuma gityaza ikindi niko umuntu akaza mugenzi we. Uhinga umutini niwe uzarya imbuto zawo, kandi unamba kuri shebuja niwe uzashimwa. Mwakireniza ijambo ry'Imana. Dusomye amagambo y'Imana. Aya magambo y'Imana usanzwe yazi. Aya magambo y'Imana ntago ari ubwa mbere uyumvise, ariko ijambo ryavuze ngo iyo inkwi zibuze
umuriro urashira, kandi ngo aho inzimuzi zitari intonganya zirashira. Amen. Twese tuzi neza yuko abantu bose, urugero mu cyaro bacana ku nkwi. Urugero iyo urebye umuntu wese iyo agiye guteka ategura ibyo agiye gutekesha. I Kigali dukoresha amakara, abandi dukoresha gaze, mbese buri wese afite uburyo bwo gutekamo ibyo kurya bye bikaboneka bihiye neza. Rero iyo udafite inkwi, iyo udafite amakara yashize, gaze yarangiye, ntabwo wabasha kubona ibyo kurya. Imana ishimwe. Hepfo baravuga ngo uko icyuma gityaza ikindi, ngo niko umuntu akaza mugenzi we. Alleluya. Twebwe reka ibi ngibi tubishyire mu buryo bw'umwuka, tubyinjize mu buryo bw'amasengesho. Ngo uko icyuma gityaza ikindi, niko mu gusenga bimera. Iyo ndi gusenga ufite ikibazo, hari igihe usenga ukananirwa ugacika intege, ibyiringiro byawe bikatakara, ukumva neza ubuzima burahagaze, ukagira undi ukubasha kugufasha gusenga, arakuzamura, isengesho ryawe nawe rikabasha kugera kure, rikagera imbere y'Imana. Umuntu umwe ajya asenga, abadayimoni bakaba bamuganiriza, bakamwereka ibintu byinshi cyane yahuye nabyo, bakamubwira ngo none se cya gihe ngo ntago ngo byakubayeho gutya kandi warasenze. Ariko iyo umwe uri kumwe n'undi akubwira courage, arakubwira ngo komera, arakubwira ngo bizemera, mugafatanya gusenga, ikirere cy'umwuka kigafunguka. Ariko ngo iyo inkwi zibuze, umuriro urashira. Imana ishimwe cyane. Ni ukuvuga ngo izi nkwi tuzifate nk'amasengesho, uyu muriro tuwufate nk'ibisubizo. Iyo umuntu ari gusenga aba ari kwenyegeza. Iyo uri gusenga ufata amasengesho y'iminsi 2, ugafata amasengesho y'iminsi 3, uba uri kwenyegeza, uba uri ku gicaniro ukenyegeza. Ariya masengesho aba arimo kukubakira igikuta cy'ubuzima bwawe bwiza. Ariya masengesho urimo gusenga aba arimo kugushakira amafaranga, aba arimo kugushakira akazi. Ariya masengesho agushakira umugabo cyangwa umugore, ariya masengesho agushakira visa, ariya masengesho agushakira business. Ariya masengesho usenga, urasenga ukayabika, ugasenga ukarindira, ugasenga ukabona ntusubizwa, ugakomeza ugasenga ntucike intege. Kiriya kintu kigusunika ntuzi icyo ari cyo, ikigusunika ni igisubizo kizava muri ya masengesho. Ngo iyo inkwi zibuze, umuriro urazima. Ni ukuvuga ngo utasenze nta kintu waza kubaza Imana. Utabanye n'Imana ngo uyibwire amarira yawe, uyibwire akahinda kawe, uyibwire ibikuguye n'ibikuruhije, nta kintu wabona. Ibintu byose iyo uje imbere y'Imana ukayitakambira, ukayibwira, Imana iruruka ikavuga ngo umwana wanjye ararushye, umwana wanjye yarasenze, umwana wanjye yirije ubusa, umwana wanjye yafasha 7, umwana wanjye ari muri 40, umwana wanjye yarazigamye, umwaka wa mbere yarasenze, umwaka wa kabiri arasenga, ariko reka mu wa 4 mutabara. Alleluya. Ijambo ry'Imana rero reka nkubwire, ntago rijya rimanukira ubusa. Nushaka unyumve cyangwa urorere, ijambo ry'Imana ryavuze ngo uko icyuma gityaza ikindi, ngo niko umuntu akaza mugenzi we. Rirakomeza riravuga ngo uhinga umutini ni uzarya imbuto zawo. Ntabwo uzajya gusarura aho utabibye, nshuti yanjye. Ntutekereze umuntu usenga amasengesho y'iminsi myinshi ngo uvuga ngo umusaruro azakura mu masengesho niyo uzakuramo. Ashobora kutabona ibigaragarira amaso y'abantu, ariko agasarura ibizamutunga ibihe byose. Imana ishimwe cyane. Ni ukuvuga ngo ijambo ryavuze ngo unamba kuri shebuja ngo niwe uzashimwa. No mu buzima busanzwe, umubyeyi n'umwana, hari igihe umubyeyi agira ikibazo umwana akihutira kugikemura, hari igihe umubyeyi ataka umwana akihutira kuhagera, cyangwa se umwana agahamagara umubyeyi we akamubaza uko yabyutse, akamubaza ko yariye, akamubaza ko agiye kuryama. Ibyo bintu bikaba umuco ku mwana n'umubyeyi. Byanga bikunda uriya mubyeyi ntabwo azigera agaya umwana we, ntabwo azigera avuga ati uyu mwana wanjye ni ikirara, ahubwo uriya mwana azashimwa. Hari n'undi umara rero umwaka atavugishije umubyeyi, undi akamara amezi 6. Abo bana ni abana 2 batandukanye kandi b'umuntu umwe. Ijambo ry'Imana ryavuze ngo unamba kuri shebuja azashimwa, kandi uhinga umutini niwe uzajya imbuto zawo.
Imana ishimwe cyane. Tugerageze twere imbuto nziza kugira ngo tuzasarure ibyiza, kuko niba duhinze urukundo tuzasarura urukundo, nitubiba urwango tuzasarura urwango, nitubiba umugisha tuzasarura umugisha, nitubiba amafaranga tuzasarura amafaranga. Icyo umuntu abiba nicyo asarura, nshuti zanjye. Hari igihe umuntu muhura akakubwira ngo wamfunguriye, ukamwitegereza ukamureba, ukumva yuko wowe amafaranga ufite ari Imana yaguhaye. Hari agatekerezo kamwe umuntu yigeze kuduhereza, uwo muntu yahuye kera, yarasengaga akavuga ngo Mana, ngo nshaka ko uzanyiyereka, nshaka kuzakubona, nshaka ko rwose uzantambukaho. Uwo muntu mu by'ukuri yasengaga afite ikintu ari gusaba Imana. Yasabaga Imana urubyaro, akayibwira tuzanyereke, uzanyiyereke, uzanyiyereke, uzanyiyereke. Nyamara rero hari igihe Yesu yaza ugasanga tuyobeye ko yaje, kandi yafite inzira nyinshi yajemo. Yesu yigeze kuza iwanjye igihe kimwe, akorera mu muntu umeze nabi, ucumbagira, wambaye nabi, utakarabye, afite urupapuro ari kuvuga ati mwamfunguriye, mwamfunguriye. Avuga ati mvuye muri gereza, ati wacu, atuvuga iwabo, avuga umurenge w'iwabo, avuga abaturanyi bari baturanye, yabyanditse byose yabishyize ku rupapuro. Akagenda agakomanga buri gipangu, agakomanga buri gipangu, ibipangu byose yakomanzeho nta na n'umwe bamukinguriye. Ageze iwanjye ndakingura ndareba, murebye mu by'ukuri ukuntu yari ameze, kugira ngo mwinjize mu nzu byari bigoye. Urebesheje amaso y'umubiri ntabwo ari kumwinjiza mu nzu, ariko namaze kumwitegereza, mbonye ukuntu ameze, mbona ararushye, mbona arananiwe, mbona asa nabi, mbona mbese amerewe nabi. Ariko nibuka ko agatekerezo ka wa muntu, burya igitekerezo kijya kitwigisha. Wa muntu rero we yasabye ko Yesu azamubona amaso ku maso. Arangije Yesu araza, azaba umusaza wambaye nabi, wambaye ibirenge, wambaye igikote kibi gishaje, ufite inkoni, ufite ubwanwa, ufite umusatsi. Aramubwira ati wamfunguriye. Undi aramwirukana. Amaze kumwirukana, atekereza ko ijwi riramubwira riti nyamara naje imbere yawe uranyirukana. Ashyiraho abantu ngo bajye kumushaka, baramubura. Ava mu kazi akurikirana wa muntu ngo bamushake, baramubura. Arakurikirana, baramubura neza neza. Bamaze kumubura rero, byamubereye isomo rikomeye. Yamusabaga 4,000. Ndahamya neza ko kugeza uyu munsi wa none nta kazi arongera kubona, kandi bimaze imyaka irenze 15. Bahise bamwirukana kuri ka kazi. Kari akazi gakomeye cyane, ahembwa amafaranga menshi, yahembwaga nk'ibihumbi bigeze kuri 400, ariko gukuramo 4,000 biramunanira. Nanjye rero ntibutse iyo nkuru y'uwo muvandimwe, mbonye uwo muntu antambutseho, nta kindi nakoze, nahise mwinjiza mu nzu, nzana ibyo kurya ararya. Ndareba mu myenda yari iri mu rugo, hari imyenda yari ihari rwose, mfatamo amapantaro 2 n'amashati 2, ndamuhereza. Ndambwira nti rero niyuhagire, ansabira umugisha, ya mazina y'abantu barambwira aho hantu, barambwira bati uwo muntu turamuzi, n'aho hantu turahazi, twaraturanye, ariko yaramaze igihe afunze. Ndangije ndababwiye nti rero mubwirane, muzaza kumureba ahantu ari. Ibyo bintu byankoze ku mutima, kandi Imana yabimpereyemo umugisha. Ni ukuvuga ngo ntabwo byatinze, nabonye umugisha vuba cyane. Icyo nasabaga Imana nahise nkibona, atari uko uriya waje iwanjye ari umpaye, ahubwo Imana yacishije mu zindi nzira. Ndagira ngo nkubwire ngo ijambo ry'Imana ryavuze ngo uhinga umutini niwe uzarya imbuto zawo. Nubona watanze, witegure yuko nawe uzakira. Nubona wasenze, witegure ko uzakira igisubizo cy'amasengesho. Hari abantu benshi cyane basenga, bagasenga n'uburyarya, bagasenga n'amashyari, ugasanga umuntu yifuza ko mugenzi we hari aho hagera, ugasanga umuntu yifuza yuko n'umwambaro ari umwambaro mugenzi we atawubona. Mbese abo bantu ndagira ngo mbabwire ngo bameze nka ziriya nkwi zabuze umuriro ukazima. Imana ishimwe cyane. Ijambo ryatubwiye ngo iyo inkwi zibuze umuriro urazima, kandi ni ukuri
reka mbabwire, nimureke twongere dufatane amaboko, twongere twiyegeranye, dusenge tunihe tuboroge. Iyo twahuye tukaniha tukaboroga, Imana ibasha kutugirira neza. Hari igihe twahuraga tukavuga ngo tugiye gusenga, kandi tugiye gusengera igihugu cyacu kugira ngo Imana iduhe iterambere, kugira ngo Imana iduhe uburame. Twasenga Imana ikururuka ikavugana natwe, ikatubwira ngo bana banjye ndabatabaye, ikatubwira ngo bana banjye ndabagaburiye, ikatubwira ngo mbahaye amafaranga, mbahaye umugisha. Nta kintu gisumba umugisha. Iyo Imana ikubwiye ngo nguhaye umugisha, uba wakiye ikintu cy'agaciro gikomeye cyane. Rero nshuti z'umusaraba, bakunzi banjye, bakunzi ba Zaza Yesu TV, ndagira ngo mbabwire ngo twongere tugire urukundo nk'urwa mbere, twongere dukundane uko twabanaga kera, uko twagiranaga ibihe byo gusenga, uko twasabanaga na Mwuka Wera. Twongere ntihagire ikiduca intege, twongere ntihagire ikidutandukanya n'Imana, twongere tube maso. Inkwi zacu cyangwa se umuriro wacu, umuriro w'Imana ntuzime, igicaniro muri wowe ntikizime. Hari igicaniro ugendana, hari igicaniro kiri mu mubiri wawe, hari igicaniro mu rugo rwawe, hari igicaniro ku itorero. Icyo gicaniro wirinde ntikizime, icyo gicaniro gikomeze cyenyegeze, igicaniro gikomeze cyake, igicaniro mu rubyaro rwawe ntikizime. Imana ishimwe cyane. Unyemerere databuja ubashe kumva gusenga, aleluya, ko abantu bagusenga ku manywa na nijoro, kugira ngo igicaniro cyabo cyangwa se kugira ngo inkwi zabo ze kukama, umuriro ukabura. Kuko umuriro iyo ubuze nta kintu wabaza, ntiwabona ibyo kurya, nta kintu na kimwe wabasha kugeraho. Nawe mu gihe amasengesho yabaye makeya muri wowe, nta kintu na kimwe wabasha kubaza Imana. Ahubwo Imana ikintu ikora, igusigira igukuriraho igituma useba, ikagusigira igituma usenga. Hari igihe Imana igukuriraho ikigeragezo cyangwa ikibazo cyatuma useba, ikagusigira ikintu kimwe cyitwa amasengesho. Amasengesho ukayakaraba, amasengesho ukayisiga, amasengesho ukayiririrwa, amasengesho ukayararira, amasengesho ukayinjirana mu ishuka, amasengesho ukayasinzirana, wakanguka ugakangukana amasengesho. Imana ishimwe cyane. Imana iba yagukureho ikintu cyatuma useba. Imana igigukuriraho urupfu, Imana igigukuriraho ibintu byatuma useba cyangwa ugakogwa n'isoni, yikagusigira ikintu kimwe cyitwa amasengesho. Ariya masengesho Imana yagusigiye akurinda guseba no gukogwa n'isoni. Ariya masengesho Imana yagusigiye abasha kukugeza kure, akaguteza intambwe, akaguhindura ubuzima. Hari umuvandimwe mwe, ni umushuti wanjye, yarasenze arasenga, ijuru ryumva ko amasengesho yageze imbere y'Imana. Ijuru rihumurirwa n'amasengesho yiwe. Yabaga mu bukode, agowe bimukomereye, ya masengesho aragenda abuza muntu amahoro, aragenda aramutwika, amubuza ibitotsi, amubuza amahoro, aramuhamagara amubwira ati ngwino. Arangije asanga umubyeyi yari iwe mu rugo, inzu yaravuguruye, inzu yakoze neza, amarangi yarasize, amatuwarete yashyizemo, asanga jaride yarakase, asanga hameze neza. Undi aramubwira ati ndagushaka mu rugo uzaze tuganire. Aragenda baraganira, arangije yamubwira ngo Imana yambwiye ngo akira imfunguzo z'iyi nzu. Iyo nzu yari ifite ibyumba byinshi, iyo nzu yari nziza cyane. Undi yabaye nk'uri kurota, kubera ko yarasenze amasengesho ahumurira Imana, yarasenze agira ibihe byo gusenga Imana irumva. Yarangije imfunguzo z'inzu arazimuhereza, baragenda bakora mitasiyo, inzu imwanditseho na bugingo n'ubu. Ntabwo yacitse intege, yarakomeje arasenga, aratitiriza. Amasengesho akomeza kugera imbere y'Imana. Aya masengesho yakomeje gutitiriza. Umwaka umwe ushize abonye inzu, Imana imuhaye inzu. Undi aramugije aramubwira ati umva ikintu Imana imbwiye. Imana irambwiye ngo bo dukore mitasiyo nguhe iyi modoka. Iyi modoka arayibona, n'inzira arayibona, kubera ko yasenze Imana. Nshuti za Zaza Yesu TV, ndagira ngo mbabwire ngo muze dufatanye dusenge, muze dusenge kugeza ubwo amasengesho ahumurira. Bakunzi ba Zaza Yesu TV rero, ndagira ngo mbabwire ngo amasengesho nirwo rufunguzo rutwinjiza mu masezerano yacu. Amasengesho niyo azatuma duhindurirwa ubuzima, kuko
nabonye igisubizo cy'amasengesho kiza cyihuse kuruta uko wakwandikira umuntu umusaba randevu. Amasengesho ushobora kuyasenga mu gitondo, nimugoroba igisubizo ugahita ukibona. Amasengesho rero ni ndakumirwa ku muntu uwo ari we wese wizeye Imana. Rero reka dusengane Imana kubw'aya masengesho tugiye gusenga, ubashe gusenga wizeye neza yuko imbuto wabibye cyangwa se ikintu cyose uzi ko wakoze aricyo kizakugarukira, abe icyiza cyangwa ikibi, ibyo wakoze bizakugarukira. Ariko ndakwifuriza kugira ibyiza, ibyiza akaba ari byo bizaguhesha ingororano. Yesu aguhe umugisha. Reka dusengane Imana. Turagushimiye Data mwiza wo mu ijuru, wagize neza Kristo kubwira ijambo ryiza duhawe. Mwami Yesu Kristo, nyemerera uyu mwanya urushaho kutubera umwanya udasanzwe. Twasomye ijambo ryawe ritubwira ngo iyo inkwi zibuze umuriro urazima. Uwiteka Nyiringabo Imana, twemerera igicaniro cyacu gikomeze kwaka, igicaniro mu mitima yacu, igicaniro mu ngo zacu, iki gicaniro gikomeze kwaka, kuko Uwiteka Nyiringabo Imana, iyo igicaniro kiri kwaka iterambere riraboneka. Mwami Yesu, reka turushaho kwaguka mu mwuka ndetse no mu mubiri, kandi uduhindurire amateka. Umuntu wese uzakurikirana aya magambo mvuze, Mwami Yesu Kristo, umushoboze, umuneshereze, kugeza ubwo Uwiteka Nyiringabo Imana aya masengesho azabasha kuyasenga akagera imbere yawe, ukagira icyo umukorera, ukamukora ku rwego ariho, ukamugeza ku rundi. Urakoze, ndagushimye. Bana natwe Yesu, utugirire neza, mu izina rya Kristo Umwami n'Umukiza wacu. Amen.